Ni byiza ko abakunzi bakurikira video zacu basobanukirwa uburyo bwiza bwo gufatamo ibiribwa bidashobora kuba bwakwangiza umubiri. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri bimwe ushobora kwirinda mu gukoreshanya n'amagi. Turaza kureba ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bintu uba ugomba kwigengesera mu gihe ugiye gukoresha amagi ukaba wabyirinda. Ikiribwa cya mbere hari icyo bita soya. Soya ntabwo ari nziza kuyivanga n'amagi kuko soya ifite ibyo bita trypsine inhibitors. Izi ni intungamubiri zibangamira trypsine, iyi akaba ari enzyme ifasha mu igogorwa rya proteine. Impamvu ni uko amagi ari proteine nyinshi, iyo soya ihuye n'amagi igabanya uko umubiri usya cyangwa ukoresha ayo maproteine. Ibi bigatuma igogorwa ritinda, ukumva utamerewe neza ndetse ukaba ushobora kubabara mu nda cyangwa kugira gaze mu mara. Soya kandi ishobora kugabanya uko umubiri ukoresha intungamubiri z'amagi kuko amagi atanga ibirungo by'ingenzi nka biotine, choline ndetse na amino acid. Soya irabigabanya ku rugero runaka kubera ibyo bita antinutrient biyirimo n'umubiri ntubone ibyo wari ukwiye kubona mu magi. Ikindi byongera umubabaro ku bantu bafite ibibazo bya gastric. Amagi nayo ni proteine ikenera imbaraga nyinshi kugira ngo ibashe kuba yatunganywa mu gifu. Iyo rero ubivanze igifu kiraruha cyane, acide ikiyongera, hakaza kwiyongera kw'ibintu bimeze nk'umuriro mu gifu cyangwa mu nda. Soya kandi igenda gahoro mu gifu, amagi nayo agatinda mu igogorwa. Iyo bihuye bitinda mu gifu igihe kirekire, bikaba byateza n'ibibazo by'imyuka mu gifu, harimo no kuribwa mu nda kwa hato na hato. Nubwo nta kwangiza gukomeye byateza, soya n'amagi ntibikorwa neza mu igogorwa, bityo si byiza kubirya hamwe, cyane cyane ku bantu bafite uburwayi bw'igifu, bafite ikibazo cy'amaside menshi ndetse no kugenda gake mu igogorwa, kuko ibi ngibi bituma proteine nyinshi zibikomokamo gutunganywa mu gifu bigorana. Ikindi harimo amata. Amata nayo afite proteine nyinshi, amata afite ibyo bita caseine ndetse na lactose. Ibi byombi bisaba igifu gukora cyane, bigatuma igogorwa ritinda, ugasigara wumva umerewe nabi. Amata kandi atuma amagi afata mu gifu. Iyo amata ahuye n'ikintu gifite proteine nyinshi nk'iziri mu magi, caseine irafata, amagi nayo arakomera, bigatuma bigira ikintu kimeze nk'ikibumbe mu gifu, maze kikabyara kuribwa mu nda, gutumba ndetse na gaze nyinshi. Amata kandi arimo lactose ishobora kongera fermentation. Ikindi ni uko amavuta menshi ari mu mata atinda gutunganywa. Amagi nayo aba afite amavuta make ariko atinda gutunganywa mu gifu. Iyo uyahuje na creme cyangwa amata, igifu kigerageza gukora cyane, hakagaragara amaside asembuye mu nda. Kubivanga birushaho guteza igifu gitura imibiri ku bantu babifite. Hari ibyo watunganyije wifashishije vinegere cyangwa indimu, kuko ibi byose birimo acide ituma amagi ahemba cyangwa agakomera vuba, ibyo bakunze kwita curdling. Indimu na vinegere bifite acide nyinshi, iyo bihuye n'amagi, acide ihita ituma proteine z'amagi zifata zikikomeza, amagi abira mu gifu ndetse hakaba habaho kubabara mu nda. Bigabanya kandi uko umubiri ukoresha intungamubiri z'amagi iyo amagi akomeye mu gifu kubera indimu cyangwa vinegere, kuko bituma amino acide zidasohoka neza, bityo biotine cyangwa vitamine B7 n'indi myunyungugu ntiyinjire neza, bivuze ko umubiri utabona imyunyungugu yose y'amagi. Acide y'indimu cyangwa vinegere iyo ubiteranyije n'amagi biba bigoye gutunganywa mu gifu, kuko biteza gaze nyinshi, bigateza gutumba ndetse bigatera n'ukundi kubangamirwa kose. Byongera kandi abantu bafite igifu giterwa na acide nyinshi, kuko ibibazo byo mu gifu, amagi arimo acide nyinshi ateza kumva ibintu bimeze nk'ibitwika mu gifu ndetse no kubyimbagirana. Ikindi ni uko ibiryo bifite isukari nyinshi biteza kuribwa mu nda, bigatera igogorwa nabi, gaze mu gifu zikiyongera ndetse no kubabara mu nda. Ibiryo birimo inyama zitogosheje cyane cyane izokeshe nabyo bigwa nabi igifu iyo ubivanze n'amagi.
ibiryo by'ibiribwa birimo ibirungo byinshi nabyo ntabwo biba ari byiza kubikoresanya n'amagi kuko biba bifite poroteyine iri hejuru, iyo ubihuje bituma urwungano rw'ibiryo narwo rubyimba. Ibinyobwa nka alukoro cyangwa inzoga z'amarikeri igabanya ibyitwa inzime zifasha gutunganya poroteyine, bityo amagi ntiyivange neza n'icyo unyoye, hakabaho kubabara mu nda ndetse no kubyimbagirana. Ikawa ndetse n'icyayi zigabanya uko umubiri winjiza ayironi ndetse na poroteyine z'amagi, ikawa nayo ikaba ishobora kongera aside. Ibiryo birimo ibirungo byinshi nk'ibitunguru, tangawize ndetse na tungurusumu bishobora gutera kuribwa cyangwa kugenda gake kw'igogorwa mu gihe wabivanze n'amagi. Ni mu ncamake impamvu ibi byose utemerewe kubivanga n'amagi ni uko biteza ibibazo by'igogorwa, hakabaho kugabanuka kw'intungamubiri z'amagi, hakabaho kubangamirwa mu gihe umuntu afite uburwayi bw'igifu ndetse no kwangiza urwungano ngogozi. Ndagushimiye cyane rero, tuzakomeza ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye iyi sheni yacu ya YouTube igenda igutegurira umunsi ku munsi. Nkibutsa ko yari Beta Skills TV, niba utarakora subscribe bikore aka kanya kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni igenda ikugezaho.